Shalom shalom. Ese uyu munsi urumva Noheli ikumereye nabi? Urumva kuri uyu munsi wa Noheli uremerewe? Niba wumva bimeze nabi, niba wumva nta cyizere, niba wumva umutwe ugushyuhanye, iyi videwo ni iyawe. Ngwino kubana natwe. Tubahaye ikaze nanone bakunzi bacu hano kuri Time to Know, nk'ibisanzwe twagarutse kuganira namwe. Mumeze mutaho muri, ubuzima batwaye bute? Tubifurije Noheli nziza, twizere ko Noheli iri kubagendekera neza. Abo iri kugenda neza nimwishime, kandi abo itari kugenda neza namwe muhumure, hari Imana itubereye maso, hari Imana itureberera. Nubwo uyu munsi bitari kugenda neza, ariko hari icyizere cy'uko ejo bizagenda neza. Nk'ibisanzwe rero, nk'uko dusanzwe tuganira, duhumurizanya, twungurana ibitekerezo, tuganira ku tuntu dutandukanye, uyu munsi tuje kuganira ku bijyanye na Noheli. Ariko ntabwo turi buze kuvuga cyane kuko Noheli iri kwizihizwa n'ibiki, ahubwo uyu munsi njye nahisemo agace ko kuganira n'umuntu wese wumva uyu munsi kuri Noheli bimeze nabi. Ubusanzwe usanga abantu benshi biteguye kuri Noheli, banezerewe, bameze neza, ibintu rwose nta kibazo, ibintu byose ari amahoro. Ariko hakaba n'abandi ubuzima butameze neza, atari uko barwaye, atari uko hari ibintu byinshi bitandukanye bituma batamera neza. Ese ubundi wowe unkurikiye, wowe turi kumwe uyu munsi, ubundi kuri wowe Noheli ni iki? Ese kuri wowe ni umunsi w'umunezero? Cyangwa se ni Noheli ni wa munsi uza ukagufasha kwibuka ko hari ibintu byinshi udafite, ukakwibutsa ko hari ibintu utabashije kugeraho? Hari igihe se ujya wicara ukareba abandi bantu, ukareba uburyo bishimyemo, ukareba uburyo ki bamerewe, ariko wowe wakwicara ukareba ukabona umutima wawe uraremerewe. Hari ukuntu akenshi nyine usanga kuri Noheli abantu benshi bari bishimye, imiryango inezerewe, ariko hakaba hari n'abandi bantu bigunze. Wowe uri mu kahe gace muri aba ngaba? Ese urishimye mu miryango yateranye, ibintu byose bimeze neza, cyangwa uri muri ba bantu bigunze? Niba rero uri muri ba bantu bigunze uyu munsi, ariko ukaba uri hano urimo uranyumva, menya ko utari wenyine. Menya ko utari wenyine. Uyu munsi usanga abantu, ubundi hari igihe usanga abantu benshi kuri uyu munsi, bamwe bari guseka hanze, mu bantu bagera hanze bagaseka, ariko mu by'ukuri imitima yabo iremereye kubera uburyo bahanganyemo n'ubuzima. Impamvu ni iyihe? Impamvu nta yindi, ni uko usanga akenshi abantu benshi bamwe binjira muri Noheli barabyiteguye. Iyo turangije ukwezi kwa 11 twinjiye mu kwezi kwa 12, usanga abantu benshi cyane bahita batekereza Noheli. Nta kindi kintu bahita batekereza. Twinjiye mu kwezi kwa 12 bahita batekereza Noheli. Iyo batekereje Noheli rero bahita batangira kuyitegura. Abagura imyenda myiza, abatekereza aho bazasohokera, abatekereza impano bazaha abo bakunda cyangwa inshuti zabo, abatekereza impano bazahabwa, abatekereza ibyo bazarya bidasanzwe batajyaga barya, abatekereza ahantu bazatemberera. Buri wese abatekereza ikintu kidasanzwe kizaba kuri Noheli. Rero ugasanga bayinjiyemo bafite impano, ugasanga bateganyije amafaranga yo kubikira Noheli, ugasanga ndetse nyine barumva ubuzima bufite icyizere, barumva ubuzima bufite icyanga. Ariko ku rundi ruhande hakaba abandi noneho bagiye kuyinjiramo bafite amadeni yabarenze, bafite ibibazo byo mu miryango bitandukanye, bihebye, nta byiringiro bafite, cyangwa se bakumva nta n'umuntu n'umwe ubitayeho. Abo nabo turabafite. Abo rero, abo bameze gutyo, abo bafite ibibazo bitandukanye, bafite amadeni yabarenze, bafite ibibazo byo mu miryango, bumva nta babitayeho, bihebye, uyu munsi aka kanya nimuze tuganire.
wowe uri muri abo bameze gutyo, ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe cy'ingenzi kandi gikomeye. Ibyo bintu byose uri kunyuramo, ibyo bibazo byose twavuze uri kunyuramo, ibyo ngibyo uri kunyuramo umuntu uwo ari wese atazi, ntabwo bigena wowe. Hari igihe umuntu aba mu bintu akumva nyine arasa nabyo, akumva nibyo, rimwe na rimwe akavuga ariko kubera iki Imana ari njyewe igiraho ibi ngibi, kuki ibi biba kuri njyewe? Ntabwo ibyo ngibyo uri kunyuramo ari byo bigena uwo uri we. Oya, ntabwo ari byo bigena uwo uri we, ahubwo komeza urwane ku buzima, kuko impamvu uhora urwana ku buzima uba ufite inzozi. Rero wishaka kugira ngo wumve ko ibyo byose uri kunyuramo birimo ari byo bishobora kugena uwo uri we, ngo byice za nzozi zawe wari ufite, kuko impamvu uhora uhatana utarekeraho uba ufite inzozi. Rero ibyo urimo uranyuramo iyo bikugeneye ko uri byo cyangwa usa nabyo, bituma byica inzozi zawe. Rero wicika intege, kubera yuko kuba ukirimo urahatana, kuba ukirimo urarwana, bivuze yuko utarananirwa. Ubundi Noheli dukwiye kuyikuramo isomo, cyane kubizera Imana, kubizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Inkuru ya Noheli isobanura ni umunsi twizihizaho yuko Yesu ari wo munsi yavukiyeho, niko abizera tubyizera, ni nako uwo munsi tuwufata, tuba tuvuga ngo turi kwizihiza ivuka rya Yesu. Rero iyi Noheli hari amasomo hari isomo rikomeye cyane ikwiye kutwigisha muri ubu buzima. Noheli itwibutsa inkuru, ubundi inkuru ya Yesu ntabwo ari inkuru isanzwe. Rero iyi Noheli iba ikwiye guhora itwibutsa iyi nkuru ku bantu dufite ibibazo bitandukanye, ku bantu tugera kuri Noheli twumva byacitse, tugahita twumva rwose biturangiriyeho. Iyi Noheli iba ikwiye kongera kugira ikintu kidasanzwe itwibutsa. Ikwiye kutwibutsa ko Yesu avuka ntabwo yavukiye ahantu heza, yavukiye mu kiraro cy'inka. Yavukiye mu kiraro cy'inka. Bivuze ngo avukira mu kiraro cy'inka, ntabwo ababyeyi be bari ku rwego rw'ubuzima bwiza. Ntabwo bari ku rwego rw'ubuzima bwiza. Kwibaza ko bari ku rwego rw'ubuzima bwiza, Mariya inda yari kumufata, bakahita bahamagara ambulance, cyangwa se n'ubundi buryo bakoreshaga icyo gihe bwa transport, bagahamagara bakabatwara kwa muganga mu bitaro byiza, akavukira ahantu heza hakomeye, nyine nk'umwami, nk'umuntu uje mu isi ari umwami, cyangwa se nk'ahantu bafite ubuzima bwiza. Ariko icya mbere, ubuzima ntibwari bwiza, nta bukire bari bafite, ibintu ntabwo byari byoroshye, kuko niba umuntu inda ishobora kumufata akajya mu kiraro cy'inka, bisobanura ko ubuzima butari bwiza. Iyi nkuru rero ikwiye kutwigisha ko nyine nubwo Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka, ariko yari azanye ibintu bikomeye, yari azanye ibyiringiro by'abantu, yari azanye gucungura abantu, yari azanye ikintu gikomeye cyane mu isi. Bivuze ngo rero nawe nubwo uri ahantu haba uyu munsi, ariko ni intangiriro y'ibintu byiza bizaba hariya imbere. Niyo mpamvu kuri Noheli nubwo bimeze nabi, ukwiye kwiga yuko aho uri uyu munsi ari intangiriro y'ibyiringiro by'ejo hazaza. Ukwiye kwiga iki? Iyi nkuru ya Yesu ubundi kuri Noheli ikwiye kutwigisha iki? Ikwiye kutwigisha ko nubwo intangiriro y'ibintu yaba atari nziza gute, ntabwo bizabuza ibintu kugira iherezo ryiza. Uyu munsi ushobora kuba uri hano kuri iyi Noheli, ibintu byawe bitameze neza pe, ureba hirya no hino ukumva umutwe ugiye gusandara, wumva udashaka no kujya mu bantu, wumva umutima wawe uremereye kubera ibintu bitandukanye tuba turi guhura nabyo mu buzima. Ariko ntabwo bisobanuye ko ariko uzaba umeze kuri Noheli itaha, ntabwo bisobanuye ko ariko uzaba umeze kuri Noheli y'imyaka 2 iri imbere. Oya, ahubwo uyu munsi ushobora kuba umeze gutyo, ariko ari intangiriro y'ibintu byiza bizaba mu zindi Noheli zitandukanye mu myaka iri imbere igiye kuza.
kandi nta nubwo aho uri uyu munsi hahagije, ntabwo hahagije kugira ngo hasobanure aho uzaba uri ejo. Uyu munsi ushobora kumva ufite amadeni, ubona bagiye na banki igiye kugutereza ibyawe, ubona ntaho kwishyura hahari, ntabwo bisobanuye ko mu gihe kiri imbere nabwo uzaba umeze gutyo, cyangwa se noneho uzaba ufite amadeni menshi yikubyeho. Ushobora kwicara amajwi akakuza akakubwira ati reka da, ubwo ufite aya madeni ejo bundi umwaka utaha uzabona noneho ufite amadeni yikubye, kuko uzaba wagujije wishyura ayandi. Ariko ntabwo ari cyo bisobanuye. Ntabwo aho uri uyu munsi hasobanuye aho uzaba uri ejo. Aho uzaba uri ejo hahishwe mu bintu byinshi kandi byiza. Ikindi inkuru ya Noheli ikwiye kutwigisha ni uko ibintu byose bikomeye bivukira mu bihe bigoye. Ari naho Abanyarwanda bakunda guca umugani bakavuga ngo amakoma ava ahakomeye. Bivuze ngo ibyiza bizakubaho nyine uyu munsi nubwo bigoye, ariko hagiye kuvukamo ibyiza bizakubaho mu gihe kiri imbere. Ahubwo uyu munsi ni ukugira ngo ibiri kukubona, ukugira ngo ubone imbaraga, ugwize imbaraga z'uburyo uzitwara mu gihe kizaza kiri imbere. Niba rero ubuzima bwawe bumeze nk'uburi mu kiraro cy'inka, ubuzima bwawe bumeze nk'aho wituriye mu kiraro cy'inka, wicika intege. Ahubwo aho ngaho niho haba ariho hazamuka imbaraga zawe. Uvuga uti oya, ntabwo ngomba kuryama aha hantu, ahubwo ngomba guhaguruka, havukire izindi mbaraga zawe. Reka nongere nkwibutse ko uyu munsi wa Noheli ari umunsi udakwiye gukomeza gucika intege, nubwo ibintu bimeze nabi uri kubona hirya no hino bitagenze uko wabishakaga pe, wicika intege. Nakwibutsa kandi nakubwira yuko uyu munsi kuri Noheli wibabazwa nuko hari impano utabonye, wibabazwa nuko hari ibyo utariye, wibabazwa nuko hari ibindi bintu utagezeho nk'abandi bose, wibabazwa nuko utatembereye nk'abandi bose, wibabazwa nuko utambaye umwenda mushya nk'abandi. Oya, ahubwo kuri iyi Noheli ongera wicare, wige, utekereze, urebe ukuntu wabanza gushaka amahoro mu mutima wawe. Numara kugwiza amahoro mu mutima wawe, bizagufasha kugira urugendo rwiza ruri imbere, kandi bizagufasha kubona n'imbaraga zo gukomeza guhatana. Ariko uyu munsi nubuzwa amahoro n'ibyo utabonye kuri iyi Noheli, nkubwije ukuri ko ubuzi ejo uzaba wihebye kurushaho, ejo bundi wihebye kurushaho. Ariko uyu munsi niba bitagenze neza, ahubwo icara utuze, usabe Imana iguha amahoro yo mu mutima, kugira ngo ubashe kugwiza imbaraga no gukomeza mu rugendo ruri imbere. Niba nta n'umuntu wigeze aguhamagara uyu munsi ngo akubwire ati Noheli nziza, ese wiriwe nta n'umuntu uri kukubwira ngo Noheli nziza? Niba ntawe, wibuke ko njyewe nayikwifurije, kandi reka nongere nkubwire ngo Noheli nziza. Nongere nyikwifurize nkubwire ngo Noheli nziza. Niba ntawe wayikwifurije, njyewe ndayikwifurije. Kuba rero waba wageze uyu munsi nyuma y'ibyo wanyuzemo byose, cyangwa nyuma y'ibyo wanyuzemo byose muri aya mezi 12 ashize, ni ikimenyetso cy'uko nyine ugikomeye, ni ikimenyetso cy'uko ukiri umunyembaraga, ni ikimenyetso kuko subiza amaso inyuma, urebe uhereye mu kwa mbere, niba iki wanyuzemo, ni ingendo ki wakoze ugataha amahoro, ni ruhe rugamba, ni izihe ntambara zaguteye ariko ukabasha kuzinyuramo. Niba hari ibyo wibuka wabashije kunyuramo, menya ko uri umuntu ukomeye, menya ko uri umuntu ukomeye. Wituma rero umwaka wawe urangira umeze nk'aho unaniwe, wituma umwaka wawe urangira wumva ucitse intege, ahubwo reka umwaka wawe urangire wumva ugifite imbaraga zo kurwana, nk'uko warwanye na bya bindi wahuye nabyo mu kwezi kwa mbere, nk'uko warwanye na bimwe wahuye nabyo mu kwezi kwa kabiri. Ongera wumve ko ukwiye gukomeza kurwana. Uyu munsi kuba hari ibintu bitagenze neza, wicika intege ngo wumve ko byacitse, bituma umwaka urangira wumva ubaye umutsinzwe. Ahubwo reka umwaka urangire wumva ubaye umutsinzi muri wowe. Mwakoze kubana natwe. Niba iki kiganiro wumva hari icyo cyagufashije,
niba iki kiganiro wumva cyakugeze ku mutima, ongera wibwire muri wowe uti kuri iyi Noheri nongeye guhitamo kudacika intege. Wibwire muri wowe, ubyemere gutyo ko uhisemo kutongera gucika intege, ahubwo uhisemo kurwana kuba umutsinzi. Rero niba iyi nkuru igufashije, niba iki kiganiro cy'uyu munsi hari icyo kigufashije, gisangiza abandi, kuko wabona hari undi muntu nawe ukeneye ubutumwa nk'ubu ngubu uyu munsi. Mbifurije Noheri nziza, mukomeze kubana natwe, kandi inkuru yanyu itangirire hano uyu munsi, inkuru y'ubuzima bwanyu itangire hano uyu munsi. Dusubire ubutaha, ndabakunda cyane. Shalom shalom.